Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe. Nyagasani akomeze kubandindira. Uyu munsi rero murabona ko natangiye ndi gukora isuku. Ni byiza ko ahantu ugiye gukorera nubwo haba hakoze wafata nk'umunota ukongera ugasubiramo ugahanagura. Kamvuge ngo iyi sabune kugira ngo buri muntu wese abyumve ihumura neza. Urayikoresha ubundi ugatekera ahantu hari guhumura neza ku buryo ushobora kugira ngo hari ibindi bintu wahateye. Ni byiza rero kubanza gukorera isuku ahantu ugiye gutekera. Ikindi isafuriya, ipanu cyangwa ibyo ngibyo mvuze nubwo byaba byogeje ni byiza kongera ukabyunyuguza. Ikindi ukaba ufite agatambaro hafi ushobora gukoresha bibaye ngombwa, haba ko gufatisha ku kintu uri gutekeramo cyangwa ko kwihanaguza intoki. Ni inama nabagiraga. Uyu munsi rero tugiye guteka umuceri uryoha cyane cyane pe. Nta bintu byinshi ndi gukoresha. Ibi bintu muri kureba ahangaha: igitunguru, amavuta, umunyu n'iki kirungo. Iki kirungo gikubiyemo ibintu byinshi. Dore ngibi hano byose nyerekera abakunzi. Kirimo ibintu byinshi, uzakigure hano kandi gikora ahantu henshi. Nicyo turi bukoreshe mu muceri gusa cyonyine. Uyu ni umuceri umva usanzwe wa kawaida cyane, si basmati harya witwa niba ari salamu, ibintu nk'ibyo. Ni umuceri, aka ni akabase ndi buwongeremo, nta bindi birenze. Hariya hirya hariho amazi yo gutekesha umuceri. Ni byiza ko ujya guteka umuceri wabanje kubiza amazi uri bukoresha, apana kuwushyiramo ibintu byose warangiza ukahita ushyiramo amazi akonje, uba usubije inyuma umva na nabi cyane. Twagiye rero, tugiye kubanza dukata igitunguru. Igitunguru ni byiza ko nabwo umuntu akata igitunguru gitoya nyine, apana igitunguru kiri bujye mu biryo kigashinyikamo. Hari ukuntu ujya kurya ibiryo ugakubitana n'igitunguru cyangwa nk'igishishwa cy'inyanya. Babawe mu bintu nzi kuri papa wanjye yanga ibishishwa by'inyanya rwose. Abonye mu biryo ibishishwa arabyihorera cyangwa akabirya byo kubura uko agira, ariko ibishishwa arabitoranya akabikuramo, arabizira cyane. Nanjye rero sinkunda ibitunguru binini mu biryo, kereka ari nk'inyama z'ibitunguru. Umva ukatirura umusozi w'igitunguru, aho ntacyo biba bitwaye. Ariko harimo isosi cyangwa harimo ibiki, ukubisemo umutunguru wa danje ntabwo aba ari fureshi. Ikindi inshuti zanjye mujye mukata mwitonze, tuzajya mwikata intoki, birababaza. Hari umunsi nzababwira utuntu dushobora kugufasha mu gihe uhuye n'impanuka yo mu gikoni, utuntu twibanze bibaye atari ibintu bya danje byagusaba kujya kwa muganga. Ubuvuzi bw'ibanze gakondo pe, si ibintu byagusaba gusohoka mu nzu urimo, kuko bimwe mu bintu dukoresha mu gikoni duteka bishobora no kudufasha mu gihe duhuye n'impanuka zoroheje cyane zo mu gikoni. Iki gitunguru kirahagije, si ngombwa gukata cyinshi cyane. Ndasa nk'ushaka kugicopingaho ariko sibyo ndi bukore cyane, kuko ngira ngo n'ibyo nakase kigabanyuke.
ndashimira buri muntu wese ufata umwanya we akandika komenti, cyane cyane ku bandika komenti nziza. Buriya namwe kubera ukuntu mwandika ibintu byiza, namwe ndizera mubona abantu bababwira ibintu byiza. Buriya umuntu avuga neza, Imana ikoresha uko ishoboye agahura nawe n'abantu bamubwira neza, bavuga utuntu twiza. Ariko iyo uvuga nabi, ubwira nabi abantu utazi, ushihurana, ayo iragukorera ikaguha, ikumva ikora iyo bwabaga ikaguhuza n'abantu muteye kimwe. Yewe akandi kantu gato cyane turi bwongereho hariya ni simba mbiri. Mujye mwihangana, ngenda ndashaje, hari ukuntu nibagirwaho gato gato. Ngiyi nayo ni simba mbiri, nuko nayikuye muri cya gikombe cyayo, ariko ni imwe isanzwe kabisa. Ndaza gukoreshaho gakeya mu gihe amazi atarabira. Uyu muceri nari nawutoye, ngiye kuwuronga. Iyi nkoko ndi gukoresha niyo mu bukwe. Hari ukuntu ababyeyi baguha gift bakabishyira ku nkoko. Ngiye rero ziriya gift nabonye zigera muri 4 nimba atari 3. Iyi ni imwe muri zo, cyangwa se muri zimwe abantu batanga ikaze baba bafite. Inkoko rero nyinshi nkoresha niho zavuye. Amazi ari kuza adashaka. Ubundi kera nakundaga kuvugiriza, mana yanjye. Mbaye ikintu nshimira Imana ko nagabanyije mu buzima bwanjye no kuvugiriza. Dora ko abantu bavuga ngo kuvugiriza uri umukobwa ngo ni ubukunguzi, abandi bakavuga ngo kuvugiriza nijoro ngo ni bibi, ngo bihamagara inzoka, guhinduka umuserebanya. Izo nahise ko ari njye ubizi njyenyine, ariko abantu baratubeshya cyane. Kandi niba nabwiraga ngo ncira umugani ku manywa, mama ngo barambwiye ngo ni bibi, ngo nahinduka agasimba. Ntabwo bari ubu se ko hari igihe abana usanga bari gukina nyine bagaca iyo migani ku manywa, ntawe urabihinduka. Ahubwo njye mba mfite nk'amatsiko y'umuntu wazanye ibyo bintu. Hari ibintu ubwira umwana wikinira, nshuti yanjye, akabikurana no kubimukuramo bikagorana. Umuceri urabona ko usa fresh. Hari ukuntu ushaka umuceri usa nabi, iyo umaze kuwoza ubundi nibwo uwubona neza. Ubu rero twagiye igitunguru dutegereze kibe shokoha. Yego hejuru akamashyi wano ni ugutekereza igitunguru kikajya kubaho kaki. Ku mugani wa Rora yanyigishije amabara ngo ni kaki, ni nka shokora. Kaki ni umugati. Turarindira kijye kubaho shokora. Urabona ko ari dutoya, ntabwo umuceri ushya ngo ujye kubona ahantu hirambitse igitunguru.
reka turindireho nk'umunota nawo utuzuye neza. Bityo birahagije. Tukaba tugiye gushyiramo simba akayiko. Dushyiramo cya kirungo cyacu garama. Gushyiramo akayiko kuzuye cyane. Iki kirungo uba ugomba gushyiramo ikidakabije kuba cyinshi, kubera ko kereka abantu bari bubiryeho mwese mukoresha urusenda. Mubaye mufite umuntu udakoresha urusenda aba ari byiza, ariko abaye arimo mwaba mumubangamiye. Ngabanyeho umuriro, shyiremo umunyu. Dushyiremo umuceri. Ni byiza kuvanga nyine ukabona ko ibirungo biri gukwirwa ahantu hose. Ni umuceri utarimo ibirungo byinshi, uba uhumura neza, uba uryoshye. Hari abantu nzi benshi pe, harimo n'umukobwa wanjye Kami, badakunda ibirungo byinshi. Umwana wanjye rero niwe watumye niga guteka uyu muceri, nanone utari umweru ariko utarimo n'ibirungo byinshi. Dusukamo amazi, dutegereze iminota mikeya ubundi twagiye rero. Dusukemo amazi.
umuceri ni byiza kuwutekera ku muriro utari mwinshi cyane, urihangana ugashyiramo umuriro utari muke cyane ariko nanone utari mwinshi cyane. aha mukanya. Mu gihe rero umuceri urimo gushya tugiye kuba dukora salade. Iyi no salade ushobora kuyirisha uriya muceri dutetse yonyine, nta zindi mboga ushyizeho. Ubwo turakoresha igitunguru wagikata mu buryo bwo aribwo bwose ushaka, n'inyanya nuko, na karoti na kokombure n'indimu na mayoneze n'ubuki n'umunyu. Ariko kanze mbereke ukuntu tugiye kubigenza kugira ngo byihute ntibintware umwanya. Ngiye kubikata muri ubu buryo. Murihanganira ako kantu muri kumva, Cash Power iba yabizanye. Ibitunguru sasa bitangiye kuboneka. Rafiki zangu nakufa. Ubuse ko habaho uburyo bwinshi, nanjye harimo n'ubwo nzi umuntu akoresha igitunguru n'ikimurye. Ubu uri kubikata gutyo ukoresha ubuhe kweri? Yewe nibagirwa umuceri. Ni byiza kubiza amazi menshi ku buryo iyo ayo ushyizemo ubonye bidahuye neza, hari igihe umuntu apima nabi ntibihure neza, ukomeza kongeramo amazi yabize aho gushyiramo amazi akonje. Iyo ukase ukabona ibitunguru bihagije bitewe n'abantu uri buyigaburire, nk'uko iki ngiki kingana gutya, ntacyo biba bitwaye kugisiga mu gihe uzi ko gishobora guhita gitekwa vuba. Buriya gukata igitunguru ukakireka kikirirwa umunsi wose aho ngaho mutari bwongeye kugitekaho vuba, ntabwo ari byiza. Mu bintu bitera inzoka nabyo bibamo. Ulala, hari habuze gato. Igitunguru namaze kugikata, ubu ngubu tugiye gukurikizaho indimu. Ntabwo nari nikase, ahubwo mfashe indimu iranyerera, noneho ituma nk'aho urwara rusitaye. Aka kantu karafasha cyane mu gukora indimu mu buryo bwihuse. Hatajeho n'umwanya wo kujya kuyungurura imbuto. Ubishoboye ni byiza gukoresha indimu muri salade. Ni byiza cyane kuruta gukoresha vinegere.
banange. Maze gushyiramo inyanya, tugiye gukomeza n'ibindi. Umva umuceri wahiye, urabona ko usa neza, uranahumura neza, uranaryoshye, nta bintu by'ibirungo byinshi cyane bijya kurwaza abantu mu nda batabikunda. Reka dukomeze rero duhure mu kanya. Ni kokombure. Ni gukuramo zino mbuto, ikintu cyitwa imbuto pe. Ni uko babeshya abantu ngo numira izo mbuto ngo zizakumira mu nda. Ugakora nyine uzi ko niba uri ibintu birimo imbuto ziri bukumerere mu nda. Ndakata dutoya kandi kavuga ngo ni moderi imwe niyo nakase hariya mu bindi. Ni mwihangane, hano murabizi haba abana, umukobwa ari gusinzira, yagiye gusinzira yatsamo. Ni byiza kurya ibiryo byose, usibye ubugari niho byananiye, ariko ni byiza kurya ibiryo byose ukarya salade. Ntabwo ibiryo bigutindamo ngo wumve bikubujije amahoro. Kokombure ndabona ifite ibibazo nk'ibya nyina wabizura.
hasigaye karoti. Ngiye gushyiramo umunyu nyuma y'igitunguru, karoti, kokombure n'inyanya. Ngiye gushyiramo akunyu gakeya. Umunyu, dushyiremo n'ubuki. Ubuki nabwo ni bukeya. Dushyiramo na mayoneze. Mayoneze y'ibiyiko bibiri. Ubundi ukavanga ku buryo byose bihura na mayoneze bikamera neza cyane. Mwakoze kudukurikira, Imana ibamere umugisha. Mfata umwanya njye kwita kuri bano bana, murabona ko birangiye metse. Uriya muceri kumwe n'iyi salade ngiye kuba nyishyize muri firigo nk'iminota 15. Ubundi nze kubirya bimeze neza kurushaho. Mwakoze kunkurikira, Imana ibamere umugisha, ndabakunda cyane.